Happy birthday to you. Happy birthday, Princess Luna. Happy birthday, Mukobwa Debe na Pamela. Happy birthday to you. Sabukuru nziza Luna. Mwaramutse neza, muraho neza, mumeze neza, mwiriwe mute. Aho muherereye hose ndabasuje kandi mbaye ikaze. Mwe mwese mudahwema kubana natwe kuri iyi channel ya Nili ya TV1. Amahoro y'Imana nabane namwe, mwiyumvemo ikaze kuri iyi channel. Ya buntu bw'Imana bubomeho mpora mbibabwira mugire igitondo cyiza kuba mubyutse, kuba muri mu munsi hagati mukomeze mugire umunsi mwiza, abo bwije nimugire umugoroba mwiza, nimugire ijoro ryiza, mbese buri umwe wese n'aho aherereye yumvemo ko yitaweho kuri Nili ya TV1. Tudatinze rero muramubona ni Princess Luna, agakobwa ka The Ben, fure ya The Ben na Pamela, umukobwa w'umugisha cyane. Yavutse yagize isabukuru. Aho uri hose banza umuririmbire, bishyire muri comment, ugire byinshi mwifuriza imigisha y'Imana, mwifuriza ibyiza. Two tugambo tujye tubwira abavutse, uyu mwana nawe bimubwire. Burya kenshi ibyo tuvuze ngo ururimi rurarema, amagambo umuntu avuganye ukwizera kenshi na kenshi Imana irayubaha, Imana irayumva. Ubwo mu bantu bazi imyizerere cyane bahita babyumva kundusha. Agakobwa kavutse rero nk'uko musanzwe mubizi kuri Nili ya TV1 tugaruka ku makuru y'abasitari bagiye batandukanye hirya no hino. Tukagaruka kuri byinshi biberekeyeho kugira ngo nubafana nubakunda agire amakuru yibanze kuri bo. Umusitari wa none rero ni Princess Luna. Muramuzi amazina ye Twikeza Ola Mugisha Luna, ayo niyo mazina ye. Uwo niyo musitari tugiye kubana nawe. Ni umukobwa wa The Ben wabaye umusitari akivuka, wabaye umusitari bakimutwita ndetse bataramutwita. Uwo niwe tugiye kubana nawe muri iki kiganiro cya none, aho tugiye kumugarukaho nk'abandi bose. Ni umusitari kabisa. Utabyemera ubwo ntabwo mbizi ukuntu yaba ari mu myidagaduro, sinumva ukuntu waba uyu mwana ni umusitari nta kubitindaho. Mbere na mbere dutangira rero wakwibaza ngo ni umusitari mu buhe buryo. Hagati umanza ukore subscribe nimba utarayikoze. Wowe wakoze subscribe ntugende utamenye byinshi byerekeye kuri kano gakobwa ka The Ben. Ntugende udakoze share, udasize igitekerezo cyawe muri comment. Ntugende udakanze like, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Nawe utarakora subscribe ni ukuri hakande kugira ngo ube umwe mu bacu. Uyu Princess cyangwa se aka kana, impamvu mwita Princess ni uko abenshi The Ben bamufata nka King. Niyo mpamvu Princess ntabwo ari amazina ye, ntabwo riri mu mazina ye, ahubwo ni uko nyine isi umubyara The Ben benshi bamufata nka King, that's why dukunze gukoresha Princess. Uyu mwana rero nawe mbabwiye ngo ni umusitari, ngiye kubabwira buryo cyari umusitari. Uyu Princess Luna ntabwo biramvamo neza. Princess ntabwo riramvamo kabisa, ariko rikunze no gukoreshwa mu platform ye atandukanye. Platform z'uyu mwana zose ziriho Princess Luna, niyo mpamvu nanjye riri kunzamo kenshi. Uyu mwana rero impamvu uri umusitari byagenze bite? Mbere yuko nyina mutwita yaravuzwe pe, yavuzwe atarabaho, avugwa ataravuka, ataranaba urusoro. Kandi murabizi ko kuba umusitari ni ugutrendinga, ni ukwamamara hirya no hino, ni ugutrendinga nyine. Kuri mu mitima y'abantu hirya no hino ni wewe bari kuvugaho. Icyo ni ikikwereka ko hatangiye kuba umusitari. Uyu mwana rero bataramutwita yavuzweho biratinda, aho bamwe mu babimuvuzeho babiryojwe harimo nkafata ku mavuta, n'ubu ngubu uri muri gereza azira iyi famille ya The Ben ndetse na Pamela. Ni ukuvuga ngo famille ya The Ben na Pamela bagishakana ntabwo wese batwita, nta muntu uzi impamvu yabo bwite, nimba ari amahitamo yabo, nimba byari byaranze. Mwese murabizi neza ko umwana ari Imana imutanga, umwana ni umugisha, Imana niyo ibigena. Burya hari abantu batinda kubyara atari amahitamo yabo, ahubwo bakirindiriye umugisha w'Imana. Ubwo rero mbe ni umuntu kuvuga ati kuki utabyara, kumuhoza ku nkeke yo kubyara, rimwe na rimwe bumukomeretsa. Ibyo ni bimwe mu bintu byagiye bibangamira uyu muryango, babagarukaho mu buryo butari na bwiza, ati kuki mutabyara, Ben kuki udatera inda, ati Pamela kuki udatwita. Babibasira mu buryo buri negative cyane, bituma uyu Pamela ajya kubyara abantu baramaze kumugira ku mavi basenga, baramugiriye impuhwe, bitewe n'urwo rutoto rwagiye rubaho rw'uko ngo atabyara. Umugabo we ngo ntabwo atera inda.
bituma nyine abantu bose bategerezanya amatsiko umwana bazabyara kuko buri wese yari amutegereje. Abantu murabizi iyi famiye barayikunda, udakunda The Ben akunda Pamela. Pamela ni umwe mu bagore b'abanyarwandakazi bafite igikundiro cyinshi bitewe n'imyitwarire ye, imico ye, gutuza kwe, ni byinshi cyane bituma uyu mugore bamukunda, imyambarire ye, guca bugufi, ni byinshi cyane. N'umugabo we rero bakamukundira uburyo ki ngo aciye bugufi, atuje, agira umutima mwiza ku bantu benshi cyane bamuzi, ndetse n'umugore we ni uko. Urumva ni famiye abantu benshi bari bazi cyane, bari bategerejeho ibyiza, ariko nyine ntibyakunda, n'igihe bikunze ntibyakundira ku gihe, byatumye abantu benshi bahangayika, barabasengera, barabizerera, barabahangayikira, nuko nyine murumva ko umwana wabo, kubyara kwabo ni ibintu byari bitegerejwe n'abanyarwanda bose muri rusange, usibye n'abanyarwanda, abakunzi babo hirya no hino ku isi bari bategerezanyije amatsiko umwana wa The Ben. Urumva ni ahantu hambere aba umusitari. Uyu mwana rero ndabwiye ukuntu ari umusitari, aho ni ahambere. Aha kabiri bagira gutya baramutwita, bamutwitira mu ibanga rikomeye cyane, mu ibanga rikomeye cyane. Abantu bazi ngo ni uko byahoze, ngo ntibabyara nyine, ngo byaranze, kuko bamubyaye bamaze imyaka 2 babana. Namwe murabizi kuri famiye yashakanye, ikintu cya mbere abantu baba bategerejeho ni ukubyara, ni ukubona umugisha w'urubyaro, kuko niwo musaruro cyangwa se niyo mbuto yera hagati y'urukundo rw'abashakanye, ni umwana. Uyu mwana rero kubera icyo kigeragezo babanje gucamo mu kumutwita, byabaye ibanga rikomeye cyane. Baraceceka kandi koko ni abantu benshi, nta muntu utwita ngo ajye ku karubanda abivuge. Hanyuma rero wakwibaza ngo abantu bamenye gute ko atwite, ko bari bamuzi muri bya bihe, bamusengera, bababazwa nabo, baterwa agahinda na Pamela ushyirwa ku rutoto kandi atanavuga, yivugira make. Abantu benshi bareba Pamela agenda kakabica, impuhwe zikaza, bituma bakomeza kumuhangayikira. Hanyuma muri uko guhangayika wakwibaza ngo habaye iki. The Ben nibwo yasuraga indirimbo yitwa Pretty Love, ahubwo ni True Love. Mu mashusho y'indirimbo ya True Love nibwo The Ben yakoreshejemo umugore we Pamela. Muri ayo mashusho aho ngaho ariho navuga ngo abakunzi ba The Ben babaye nkabonye igitangaza, babona ikintu kidasanzwe. Nibwo yakoresheje amashusho ya Pamela atwite. Muri iyo ndirimbo nibwo abantu bahise babona ko Pamela atwite, bavuza impundu cyane. Mbese nyine mu gihe abantu benshi bari biteze ko kubyara byanze cyangwa se byatinze, muri iyo ndirimbo yitwa True Love nibwo twese tubona amashusho ya Pamela atwite. Nubwo nabyo bitaje kubahira cyangwa se ngo bibe by'umugisha cyane, ni byiza, ntacyo byari bitwaye, ariko hari akandi kantu kabayeho katumye umwana akomeza kuba umusitari. Muri ayo mashusho bashyize hanze uyu Uwicyeza Pamela yifotoje, cyangwa se amafoto yashyize hanze agaragaza ubwambure bwo ku nda, inda ye itambaye, byenda by'abasitari nyine murabizi ko usanga bamba utuntu duto cyane hejuru duhisha amabere yonyine, inda iri hanze. Ayo mashusho nayo yari arimo, ayo mafoto yagaragaye cyane muri iyo ndirimbo, aho ibyo bintu bitavuzwe rumwe n'abanyarwanda benshi cyane kandi bakomeye muri kino gihugu, duhereye nko kuri mama we, tukaza kuri Rutanga rw'amaboko. Mana nyagasani, reka mbabwire, iyi couple irakundwa pe. Nimba ari couple ikundwa muri kino gihugu, nimba ari umuryango ukundwa muri iki gihugu, ni iyi couple kabisa. Barumva impande zose, abasenga n'abadasenga barabizerera, abemera Mana n'abatayemera bose barabizerera. Wibaze ko ifoto abagore bashyira hanze batwite bambaye ubusa ntabwo ari bo bonyine bayifashe, ba Meddy, abasitari hafi ya bose iriya foto barayifata. Ntabwo mbizi ngiye ikivuze kuko njye ntabwo simbizi, ntabwo mfite byinshi byo kuyivugaho, ariko abenshi bakunze kugaragaza iriya foto bambaye bagaragaza ko batwite, kunda batahambitse. Ni ibintu bisanzwe cyane mu basitari benshi cyane bagiye batandukanye. Aba rero nabo niko babigenje, iyo foto bayishyira hanze, muraza kuyibona muri iyi video. Ukomeza urebe iyi video kugeza irangiye. Ayo mafoto Pamela ameze nk'uwambaye ubusa, nako yari yambaye ubusa hejuru, muraza kuyabona. Dore nk'iyi ni imwe muri yo. Iyi foto ijya hanze yambaye ubusa kuriya hejuru, byavugije abatari bake. Rutanga rw'amaboko murabizi ko ari umupfumu mukuru wo mu Rwanda, yiyita Imandwa Nkuru, ni umupfumu abantu benshi baramuzi. Yaraje ati ntibishoboka,
ati uyu si umuco w'abanyarwanda, ati umugore utwite ariyambika akikwiza, ati ibi mwakoze ntabwo ari umuco, muze musaba abanyarwanda bose imbabazi kubw'ibyo mwakoze. Urumva ndi kugaruka ku musitari Luna, urumva ko igihugu cyose cyamuvuzeho, n'umupfumu aravuga, umupfumu nawe aravuga ati ibyo mwakoze, umwana aratwikirirwa, umwana uri mu nda baramufureba, umugore akambara agatwikira ubwiza bwe, atari ko mwebwe ibyo mwakoze si umuco. Ariko iki ngiki kwari kugira ngo wa mwana akomeze yamamara, akomeze yitwa umusitari. Mu by'ukuri mbaye ingero z'abasitari benshi bagiye babikora kandi ntibibatere ingaru, ntihagire ubivugaho, ariko kugira ngo The Ben n'umugore babone amahoro batekane, ni uko baje kuri kamera. The Ben asaba imbabazi. Pamela we muramuzi, asanzwe yigirira amagambo make cyane, ntabwo yagombaga kuza ngo avuge, ariko The Ben yafashe mikoro asaba imbabazi, asaba imbabazi abanyarwanda, asaba imbabazi mama we, ati mutubabarire, ntabwo twumvaga ko ari ikibazo, cyane ko tubikora twumvaga ntacyo bitwaye, ati ko twamaze gusobanukirwa neza ko abantu batabyakiriye neza, ati mutubabarire, asaba imbabazi cyane pe. Gusa mu ndirimbo nta kintu bagombaga kuyikoraho, ko bari barangije kuyikora, bamaze kuyishyira ahagaragara, irimo ayo mashusho. True Love ku batarayibonye mwagenda mukayireba, mvuga murabisangamo, nta kindi bari kubikoraho, ariko mu by'ukuri bagaragaye basaba imbabazi. Hanyuma rero murumva ko umwana yagiye aba umusitari, hanyuma aravuka. Sasa ndashaka kuvuga ku busitari bwe. Ndabona uyu mwana wavutse uri kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Akivuka yavukiye mu gihugu cyo mu bihugu byo yavukiye mu Bubiligi, nimba mbyibuka neza, yavukiye mu Bubiligi. Arangije urumva kuba byonyine umugore yatwitiye mu Rwanda, basanzwe baba mu Rwanda, ariko bagiye kubyarira mu Bubiligi. Wakwibaza ngo hakurikiyeho iki? Uyu mwana bakimubyara bose bashyira hanze amazina ye, aho The Ben yandika ko yitwa Mugisha Paris. Paris bivuga ndumva ari umujyi mukuru w'Ubufaransa, niyo capital city ya France. Uyu The Ben atangaza amazina ye, umwana yitwa Mugisha Paris. Yego, ibyo bintu benshi babivuzeho, umwana arakomeza aramamara. Umwana bitiranyije n'umujyi, atose kuki atamwise Kigali, kuki atamwise Kigali, kuki atamwise Kampala, kuki atamwise Nairobi, akamwita Paris. Ni ibintu abantu benshi bibajeho, ati se The Ben afite ayahe mateka n'Ubufaransa, ahuriye he n'Ubufaransa kugira ngo afate umwana we amwite Paris. Mu by'ukuri bishingiye ku ki? Ibyo nyine abantu barabivuga baratuza, gusa bakiri muri ayo magambo agihwihwiswa, ayo magambo akivugwa, bageze gutya nyuma y'igihe gito cyane umwana avutse, aciye nk'icyumweru, bihita batugaragariza rizati zo mu bitaro. Hano mu Rwanda dukoresha igifishi, cyangwa se hari abacyita ifishi, abandi ngo igipande, cya gipapuro cyangwa se ya dokima baguhereza kwa muganga ukibyara, iriho amazina y'umwana, igihe yavukiye, ibiro yavukanye, ako ngako tukita agafishi, abandi ngo igipande, biterwa n'aho wabyariye ukuntu mubikoresha. Nabo rero ku gifishi cyo kwa muganga cyasohotse kiriho andi mazina atari Mugisha Paris, hariho Icyeza Ola Mugisha Luna, Icyeza Ola Mugisha Luna. Ngaye mazina ye nibyo bivugisha abantu benshi, ati amazina arahindutse, ati se bigenze gute? Sasa ngaye amazina yaje ari ay'umwana wa The Ben, aba confirmed, umwana yitwa Icyeza Ola Mugisha Luna. Murumva ko ari amazina y'ababyeyi babo bombi. Murazi ko Pamela yitwa Icyeza, umwana rero yahise aba Icyeza, namwe murabyumva neza. The Ben yitwa Mugisha, birumvikana ntabwo yagombaga kubura izina rya se. Nguko ukuntu umwana yagiye yamamara, yabaye umusitari binyuze muri ayo mazina. Uwo mwana rero niwe wavutse, niwe turi kugarukaho nonaha. Nakubwira ngo muri comment ishyiramo imitima, umwandikire happy birthday ifite amagambo wamubwira, bishyire muri comment. Yavutse, yagize isabukuru, yujuje umwaka nyuma y'igihe kirekire cyane. Ababyeyi be bamaze bamutegereje, muri icyo gihe bari bamutegereje. Ni urugamba rwabagoye bya hatari, ni urugamba barwanye cyane cyane. Uyu Pamela nubwo ari umusitari, ariko ntabwo aba mu myidagaduro cyane, ntabwo aba mu mihanda, ntabwo aba muri showbiz cyane, ku buryo bari kumwibasira cyangwa se bari kumugarukaho. Uyu Pamela rero byaramugoye cyane, ni umubyeyi kubyara byari byaratinze,
nubwo ntabwo nabo ngo byari byaranze kuko ntabwo nzi impamvu yabo bwite, ariko nyine nyine byari byaratinze. Hanyuma igihe kigeze barabyara. Muri ibyo bihe pe baribasiwe, uyu Pamela agenda karamwica, bigeze ubwo murabizi ko Tom Close ari umwe wababereye pale, yabaye pale wa The Ben. Tom Close ni umuntu wabanye na The Ben cyane biratinda, we ubwe na famiye ye. Ubona avuga Tom Close n'umugore barifashe bajya mu rugo rwo kwafata ku mavuta, batirekera kuvuga iriya famiye, ntuzanemo Pamela. Biramubabaza ndetse n'umuryango we bikabababaza, ati uko biri kose kubavugaho byoroshye cyangwa se ubigabanye. Urumva ni ikintu cyari too much kugira ngo bohereze intumwa, uko biri kose byari byarabagoye cyane. Nuko wenda abasitari no kubavugaho ari kimwe mu bintu bibamamaza, ariko bo ntabwo bari bakeneye kwamamara kuko wabavuze harafunzwe. Nk'uko nabibabwiye, nifata ku mavuta kimwe mu bintu bimufungishije harimo ibirego bya The Ben. Ni kimwe mu bintu bimufungishije. Mvuga ngo rero ntabwo byari bibanejeje ko wabagaruka, kandi mwa bantu mwe, wowe wabyaye urabizi, nimba utanabizi uzuranye n'umuntu utarabyaye, muzi ukuntu bijyana. Ni ikigeragezo cy'ingutu, bari danje. Nkabibaza kugira ngo umuntu akwibasire, ati wowe The Ben ntabwo utera inda, tutera inda tuba tuyibona, nimba utera inda tuba tubibona. Buriya iyo bibasiye umuntu w'umugabo ni ukuri ngo ntatera inda, baba bamwise ikigwari impande zose, baba bamukitse pe, baba babona ko adashoboye. Ni ukuri byari danje, byari hatari, ariko byaje gucamo birakunda. Tuvuye no ku mugabo, fata no ku mugore. Uyu mugore we niwe uri kurubwa runini, umugore ntabwo abyara. Ibyo ngibyo abantu benshi murabizi ko babigoye. Abangaba rero urwo rubwa rwabagezeho bararwambara, ariko mu gihe cy'imyaka ishyika kuri 2 bageze gutya bibarutse kariya kana kabo k'agakobwa, umukobwa mwiza cyane, mbona njyewe usa na nyina, mwiza cyane pe, afite amaso nk'aya nyina. Ku bantu bazi gusuzuma mbese ngo umwana arasa nande, njye mbona ahanini asa na Pamela, kandi Pamela ni umugore mwiza cyane, ni umukobwa mwiza ukundwa n'abatari bake, ukundwa na benshi. Gushyire kure y'ibibi, kuva mu bukobwa bwe kugeza akuze, kugeza ubu ngubu ari umugore. Mama Runa, Mama Mugisha, Mama Pari, Mama, mbese ni umugore wakunzwe n'abatari bake pe. Kandi reka akundwe ni mu gihe uyu Pamela afite indangagaciro zitangaje, afite imico n'imyitwarire y'umuntu w'umunyarwandakazi. Bagiye bamukundira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uburyo yifata, uburyo yiyubaha, uburyo ki, imyambarire ye, mana nyagasani, imyambarire ho aribanziriza bitewe n'ibyo abantu benshi bakunda. Ni umuntu wagiye atungura benshi mu myambarire yagiye agaragaramo, imyambaro minini cyane, niwe wayaduye pe. Pamela ari mu bantu baduye imyenda minini y'abamama nk'amadiri, niyo byambaraga ari umukobwa. Mubyibuke n'abantu babyambaraga bari abamama biyambara ibintu by'ibibazi, ariko iyi Pamela we yabyambaraga ari umukobwa. Bambaraga amabaze, ufite amakuru atari igice, amakuru adafite ivumbi, bambara amadira, ariko Pamela ari umukobwa, yari yo myambaro yambara atitaye ko ateye neza, atitaye ko ateye igitunguru. Ni imyambaro yamuranze pe. Ndabakunda cyane. Hano ni kuri Neri. Ibyo byamukuriye igikundiro cy'abatari bake, bati niwe mugore, niwe mukobwa utiyandarika, niwe mukobwa tutazi ubwambure bwe, niwe mukobwa tutazi ngo yambaye ubusa, niwe tubona yambaye yikwije. Mbese abantu benshi barabikunda byatari. Ni kimwe mu bintu byatumye igikundiro cye gikomeza kuzamuka. Ikindi kandi uburyo yitwaramo, nk'umugore utuje cyane mu byo avuga, mu magambo avuga. N'uwo mugore ufite amagambo nakwita ko ari strong kandi atuje, ntagasamara, ntagasamaduka. Kuba muzi agira umutima mwiza cyane, kandi araganira, ari sociable, ariko ari sociable yigira amagambo make byahatari. Mbese uyu Pamela ni byinshi abantu bamukundira, ni byinshi bigiye bitandukanye. Nabwo ngo ni ukuri igikundiro cye gifite henshi gikomoka, mbese ni umugore wuzuye ubunyarwandakazi pe. Ni nayo mpamvu igihe yashyiraga amafoto hanze atwite, atambaye hejuru, abantu basubije ati Pamela tutazi n'akaguru kawe ngo karasa gate, Pamela tutazi ngo ku kibero cyawe hasa hate, kuko tubonye umukondo wawe,
urumva ni ibintu abantu bavuzeho mu buryo bugiye butandukanye ariko ni ukubera ko bamukunda. Tukagaruka rero no ku mugabo we The Ben, ni abantu benshi bamuzi bamukunda bavuga ko ari umunyamutima mwiza cyane. Urumva we n'umugore we bahuye bahwanye, ni couple ikundwa cyane, bose bagira amagambo make, bavuga aho biri ngombwa, barakunzwe pe, buri wese muri domene ye. Uriya Pamela yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, ari naho yamenyekanye cyane mu bintu bya Miss Rwanda. Niho yamamariye. Na The Ben muramuzi, ni umuhanzi w'icyamamare ukomeye cyane wagize uruhare mu kuzamura umuziki wo mu Rwanda, n'ubu ngubu akaba akiri ku gasongero. Kuva yinjira mu muziki na bugingo n'ubu ntabwo arigera amanuka ku gasongero k'umuziki wo mu Rwanda. Urumva uyu mwana avuka mu basitari pe, avuka mu basitari, avuka mu byamamare, niyo mpamvu nawe ari icyamamare. Nshingiye ku byo nakubwiye, nawe wemeza neza ko uyu mukobwa ari umusitari. Uyu mwana Luna ni umusitari pe. None wakubaza ngo bamubyarira aho mu bihugu byo hanze, igihe batahaga mu Rwanda yakiriwe n'abasitari, mwa bavandimwe, yakiriwe n'abasitari batari bake, abo bambonye ba Shelly Silver, ba DJ Brian, Christopher, ba Tijara, ni benshi baje kwakira Pamela ari kuva hanze, ari kuva mu bihugu byo hanze. Yaragiye kubyara, yatashye mu Rwanda amaze nk'amezi 2 nimba atari 3. Yari amaze igihe kinini, igihe yavaga aho yabyariye, yasoje ikiruhuko cya maternity. Urumva byari ibintu bidasa, nabwo ngo ni umusitari pe, ni umwana w'umusitari, nawe ubwe yamaze kuba umusitari. Ku mbuga ze, ku ma platform atandukanye, kuri TikTok, Instagram, YouTube, hose yitwa Princess Luna. Mugende murebe aba followers afite, ni benshi, kandi winjiye kuri account ye usanga followinga se na nyina gusa. Ariyo mpamvu mbabwira ngo uyu mwana ni umusitari pe. Rero ngira ngo mbabwiye byinshi bimwerekeyeho, ibyibanze kuri se na nyina wabamenyaho. Nuko nyina yamamaye muri Miss Rwanda 2019, nubwo nta kamba na rimwe yatwayemo, ariko yageze kuri finale. Ikindi na se akaba ari umusitari ukomeye cyane mu ndirimbo, mu muziki wo mu Rwanda. Nguwo Princess Luna, Ikeza Ola Mugisha Luna, nguwo twagarukagaho, niwe twavugagaho. Twagarukaga kuri Princess Luna, umukobwa wa The Ben na Pamela, umwana w'umusitari cyane, umukobwa mwiza. Ubu ni turi kugarukaho wavutse. Nababwira ngo nimumwifurize isabukuru nziza, mubishyire muri komenti. Ya magambo mugenda mubwirana ubwanyu iyo mwavutse, iyo inshuti zanyu zavutse, naba ari nayo mubwira. Uyu mwana w'umusitari cyane ko se na nyina baduhaye ibyishimo, baduhaye show. Ari Pamela muri Miss Rwanda, The Ben we ni umunsi ku munsi, indirimbo ze ziradustresura. Of course n'umwana wabo rero ni umusitari muri ubwo buryo. Reka nsoze mbashimira mwe mwese twabanye muri iyi video. Mwakoze kwana natwe, mwakoze no kudukurikira. Nsaba wowe utarakora subscribe ngo hakande, ubundi dushyigikire. Wewe wayikoze, continue usharinga, sharinga ku nshuti zawe, usige comment, ukande like, ubundi twibanire mu biganiro byacu bibaho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana y'amahoro ibarinde. Sinzi ngo birazuka ryari. Warakoze neza kandi umaze ukagira n'ikanga wongera unagakoreho witonde. Iyi application ifite ikihe kibazo koko? Na telefone hari igihe igendana imbaraga nke. Ubundi iyo watangiye video ndende kuyikupa birarabura, n'ubundi izi challenge ntizibura. Niba wakupira hagati. Ariko n'ubundi Cyagiye nyine bari bagwamagaye se none. Nonaga n'abo bana baje kurogoya. Nijya gutungura n'ibikuri kuvuga biri kujyaho. Muri wa microphone.
ariko ibi twavugaga byajyagaho.